Inshuti bavandimwe mudahwema kubana nanjye mu biganiro bitandukanye by'ubuzima, nishimira kubasangiza buri munsi. Ndabasuhuje, muraho neza, nimugire amahoro y'Imana n'ubuzima buzira umuze dukesha ibyo yaremye. Uyu mwanya tugiye kuganirira hamwe imimaro itandukanye y'umunyu wa gikukuri. Uyu niwo munyu uhebuje indi yose umuntu yarongesha ibyo kurya ntibimutera akaga, umuntu akabasha kuwukoresha ari muzima kandi yarwaye, kandi akarushaho kugira ubuzima bwiza. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Nzayisenga Jeanne Paul enseignant et naturopathe, mwarimu na diwani wa afya, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, ikandire subscribe n'inzogera kuri iyi buto, uzaje ugira amahirwe yo gusangizwa ikiganiro twaguteguriye uwo mwanya. Uhereye uwo munsi utera intambwe nziza zakugeza ku buzima bwiza kandi wishimiye. Umunyu wa gikukuri ugira izihe nyungu? Niba ugira inyungu nyinshi, hari indi myunyu iteye akaga. Reka tuganire mu by'ukuri. Ibintu hafi ya byose bikorwa n'inganda biteza akaga runaka ku buzima bwacu. Niyo mpamvu abantu kugeza n'iyi saha bazi yuko umunyu umuntu akeneye ari uriya munyu unogerejwe turungisha ibyo kurya abandi bita urugera cyangwa se chlorure de sodium. Iyo ubwiye abantu ngo umubiri w'umuntu ukeneye umunyu, nibo bahita bumva, ntabwo bashobora kwiyumvisha imyunyu ngugu. Icyakora umwanditsi w'igitabo cyitwa Nourriture Vivante avuga yuko notre corps est le parcelle de la nature. Notre corps est la parcelle de la nature. Umubiri wacu ni akamanyu k'ibyaremwe. Kubw'ibyo ibintu byose bikwiriye kuwugeramo ni ibyaturutse mu byaremwe. Naho iyo byaturutse mu bukorikori bwa muntu, byanga bikunze byangiriza umubiri, maze ugasanga umuntu ni igisenzegere. Nahangaha uwitwa Hippocrate avuga amagambo meza yuko umuntu nibura akwiriye gukora ibishoboka byose akivuza ibyo arya, kandi ibyo arya nabyo bikamubera umuti. Ni agatabo mfashe hano mu biganza kanditswe na Ernest Gunter. Ngiye kuvuga amagambo yavuzwe na Hippocrate, sogokuruza w'abaganga. Murakareba aka gatabo, sinzi niba muri gusoma neza inyuguti zako, ariko kitwa Nourriture Vivante. Ni agatabo karimo ubutunzi bukomeye cyane bwafasha umuntu gusigasira ubuzima bwe mu buryo bwiza. Ku rupapuro rwa 8 uwitwa Hippocrate yavuze amagambo akomeye agira ati: vos aliments devraient être curatifs et vos plantes curatives devenir des aliments. Ibyo kurya byanyu bikwiriye kubabera umuti, ndetse n'ibimera bibavura bikababera ibyo kurya. Noneho ahangaha umuntu abigenzuye neza, igihe cyose agiye ku meza ashobora kuyivurira indwara nyinshi kandi ntakenere imiti yo kwa muganga. Birasaba amakenga no gutoranya neza ibyo kurya, kandi mu gihe ugiye gutoranya ntiwishinge apeti, icyo bita appetite, cyangwa se kuryoherwa, ahubwo ukavuga ngo ibyo kurya ngiye kurya byanyohera cyangwa bitanyohera biramarira iki? Iki ni ikibazo cy'umunyabwenge, ni ikibazo umunyabwenge ushaka ubuzima bwiza akwiriye kwibaza. Maze Dogiteri Med Gazoni wavuga aya magambo agira ati ku rupapuro rwa 5: en tant que médecin, je soutiens que la thérapie par la diététique est la base de toute action curative et qu'elle doit le rester. Nka muganga njyewe mpamya yuko kwivuza imirire ari rwo rufatiro rw'ubuvuzi bwose bugira ku ntego nziza, kandi nibwo abantu bakwiriye kuyoboka ntibabuveho. Kwivuza imirire ni rwo rufatiro rw'ubuvuzi bugira ku ntego nziza, kandi mu by'ukuri abantu bakwiriye kuyoboka ibi ngibi niba bashaka ubuzima bwiza, babigeraho neza kandi mu buryo bwiza. Basomere n'indi nteruro. Nibyo ku rupapuro rwa 11 hari amagambo avuga ati: les maladies de civilisation de l'humanité sont dues principalement à l'alimentation et ne peuvent donc être combattues efficacement que par le moyen d'une alimentation plus saine. Indwara zigezweho zibasira abantu muri iki gihe ziterwa n'ibyo kurya barya. Kugira ngo zirwanye neza ukwiriye kwigaburira ibyo kurya birushijeho kuba byiza, cyangwa birusha ibindi kuba byiza.
Igihe tuganira ku byo kurya, ibyo kurya humvikanamo ibyo kurya twateguye, ibirungo, kandi mu birungo ubwo harimo n'ibirungo, kandi no mu birungo ukamenya yuko harimo ibitera indwara n'ibitazitera cyangwa ibizivura. No mu byo kurya hakabamo ibidatera indwara ndetse n'ibizivura, hakazamo n'ibinyobwa. Mu yandi magambo, mu buryo bwumvikana neza, ibyo umuntu yinjiza mu kanwa kose ni ibiryo, uhereye ku binyobwa, ku byo kurya icyo bita aliment, n'ibirungo byose icyo bita lekondima. Ibyo byose bibarirwa mu byo kurya. Iyo urangaye nibyo bigutera indwara, utarangara bikagukingira indwara kandi bikakuvura. Noneho mu kirungo kibasha kutugeza ku nyungu nyinshi tugiye kuganiraho ni umunyu wa gikukuri. Mu gifaransa bawita serigeme cyangwa se serijame, no kugenzura za fonetike neza. Naho mu cyongereza bawita rock salt, naho mu giswahili bakawita chumvi ya mawe. Impamvu mbabwiye ibi ngibi byose mu ndimi zitandukanye, muzakora ubushakashatsi kuri murandasi, mwandikemo ayo magambo, muzasanga umunyu wa gikukuri ufite inyungu nyinshi ku buzima bwa muntu, kandi namwe mwabyibonera. Iyi inka yishwe n'umwuma, yananiwe kurisha, yatangiye kugira ubuzima bubi, ukayishora umunyu wa gikukuri gusa. Umunyu wa gikukuri uhereye uwo munsi igira ubushake bwo kurisha kandi ikagira n'ubuzima bwiza. Gikukuri maze iki? Gikukuri ibarirwamo imyunyungugu hafi 100. Ni mu gihe umunyu usanzwe dutekesha ibyo kurya ubarirwamo imyunyungugu 2. Ubwo murumva yuko uw'ingenzi ari umunyu wa gikukuri. Noneho abahanga bavuga yuko umumaro wa mbere, gikukuri ifasha kuringaniza amazi mu mubiri w'umuntu, bitewe n'uko irimo sodium karemano. Umuntu agira amazi ahagije, ntiyicwe n'umwuma kandi ntakene ku mazi. Umumaro wa kabiri, ifasha imikaya gukora neza kubera ko irimo sodium na chloride na chlore karemano. Ibi byose bituma umuntu agira imikaya ikora neza, ikaba irambutse, yatera intambwe bigakunda kandi bikamworohera. Umumaro wa gatatu, ifasha imyakura bita navuzi kohereza ubutumwa, bitewe n'uko sodium karemano iba yabonetse mu rugero, ariko ugakoresha gikukuri mu rugero rwiza. Ibi bituma noneho imyakura yohereza ubutumwa mu bice byose by'umubiri, uhereye mu mano, mu nzara, mu ntoki, mu biganza, mu birenge, mu bworo bw'ikirenge, kugeza nyine ku bice bya kure. Umumaro wa kane, ifasha kugumana umuvuduko w'amaraso usanzwe, icyo bita la circulation sanguine normale, ntube uri hejuru cyane kandi ntube uri hasi. Ni abahanga bavuga yuko n'umuntu urwaye umuvuduko ukabije w'amaraso yakoresha gikukuri kandi ntimugireho ingaruka. Ibi biterwa n'uko gikukuri ringaniza amazi n'imyunyungugu mu mubiri. Umuntu ntagire umurengera w'imyunyungugu ndetse n'amazi, kandi ntagire amazi makeya, maze imiyoboro y'amaraso ikabasha gukora neza. Umumaro wa gatanu, ifasha igogorwa kubera ko irimo chloride ikoreshwa mu gukora aside yo mu gifu, ntibe nyinshi kandi ntibe iri hasi cyane. Dukeneye aside iringaniye, niyo mpamvu imiti yo kwa muganga iyo wayinyoye ihanagura za aside zose zo mu gifu. N'ubundi ejo n'ejo bundi warya ibyo kurya ukagugarirwa, ariko iyo wakoresheje imiti karemano iringaniza za aside, ntugire nyinshi kandi ntugire nkeya. Umumaro wa gatandatu, ifasha gusimbura imyunyu itakara mu byuya. Hari igihe umuntu akora ingendo akabira ibyuya byinshi, iki gihe ntabwo bakeneye umunyu usanzwe, bakeneye umunyu wa gikukuri, akaba yawunywa mu mazi cyangwa akawurungisha ibyo kurya. Ibi biterwa n'ubundi nuko ikize kuri sodium karemano. Umumaro wa karindwi, ifasha kugabanya ibyago byo kubura sodium. Hari abantu babura sodium mu maraso, ugasanga amagufwa ntabwo ari gukora neza, ubwonko ntibukora neza, n'imyakura ntikora neza. Icyo baba basabwa si ukongera umunyu usanzwe mu byo kurya, ahubwo ni ugukoresha gikukuri cyangwa ibindi byo kurya bikize kuri sodium. Nabyo birahari. Umuntu anyoye nk'amata aringaniye ndetse n'amagi aringaniye, ntarenze amagi 3 mu cyumweru, kandi n'amata ntarenze ibirahuri 4 mu cyumweru, yaba yinjije sodium ihagije mu mubiri. Umumaro wa karindwi, ifasha kugabanya ibyago byo kubura sodium. Nari maze kubivugaho, iyo umuntu ayikeneye
kandi ayikoresha ku rugero, akwiriye gukoresha gikukuri ku rugero. Umumaro wa 8, ifasha umubiri gukomeza uburinganire bw'imyunyu ngugu kubera za electrolytes cyangwa se umunzani w'imyunyu ngugu ukorerwa mu mara. Iyo umuntu yakoresheje gikukuri ntabwo agira ibyago byo guhungabana kw'iyi myunyu mu mara. Umumaro wa 9, ishobora gukoreshwa mu guteka mu kongera uburyohe bw'ibiryo kubera uburyohe bwa sodium chloride ibonekamo karemano. Gikukuri iyo umuntu ayimenyereye niwo munyu wa mbere uryoshya ibyo kurya. Umumaro wa 10, akenshi iba itongewemo iodine cyangwa ibindi byongerwamo nk'ibyo bita antikekazi, biriya umuntu akoresha, biriya bakunze gusiga ibyo bakoreye mu nganda byose kugira ngo bitazangirika vuba. Biriya byose bitera kanseri z'ubwoko butandukanye. Noneho bavuga yuko gikukuri kubera kudatunganywa cyane nk'uko wacukura ibijumba mu murima noneho ukabyoza neza, niko gikukuri bimeze. Ibi noneho bituma noneho iyo dayine iba itongewe mari nyinshi, kandi nubwo abahanga bavuga yuko iodine yongewe mu munyu usanzwe ituma umuntu atarwara umwingo, ahubwo nibo barwara umwingo ndetse ukarushaho kuba umwingo, bitewe nuko iyo dayine aba ari ibinyabutabire bongeyemo n'ibindi byinshi bongera mu munyu, bituma umuntu arya nabi akabarirwa mu mutuku. Murye ibizima namwe muzagira ubuzima bwiza. Nshuti, bashimiye ko mubana nanjye buri munsi. Mujye mwihutira gukanda subscribe niba mutarayikanda, kandi mukore ibishoboka byose mukande kuri likes, musangize ibi biganiro n'abandi babikeneye, bazarushaho kugubwa neza. Uyu mwanya mushobora kubabera abaganga maze mukababera abasamariya beza. Nshuti yanjye, reka mbe ngusezeyeho maze nkurarikire kuzabonana nanjye mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye, Imana ikomeze ibarinde.